bwakoze n'ubwira ngo ntago ndisha narivuje bwamvuye ntabwo uzamfata umva reka nkubwise ntabwo niba ari ibyo ngibyo wibwira mu izina rya Yesu mama ho mu izina rya Yesu mama ho toka satani ndukundi kunkunda burankunda kuko dufitanye umwana oya ibyo se ni ibiki kuko kubutankuriza kubutankunda ntabwo waraneye reka ibyo mbyemere sibyo reka mbyemere ko kugahato sibyo ni bangahe se afite abana badafite base nzayibyara ibyo wicara ubizi neza uratwite ndatwite kandi mfite yiwe ihangane niho kigomba kuba gasubire zamuka kirimo hano mu gitabye Yesu we ngiki Mana yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di Bayi kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kwasuza mifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi rero nakomeje kubona comment zanyu inama mwagiye mugira mu Masalomo ndetse na Papa Salomo ku mpande zombi ni inama nyinshi kandi nziza nabo ni bakuru ntekereza ko bagenda bazibona nabo bagashunguramo icyo bakora kandi kibanyuze rero uyu munsi ngira ngo bushize Fani kanjye mwita Fani kuko iri rarindi rijya ringora kuryibuka yateye Mama Salomo mu rugo iwe mpagera ampuruje ngira ngo bakuri iki kiganiro mwarabirebye ntibyarangiye neza yanze kuva ku muryango w'abandi arahicara mpaka ngashaka umugabo mbona ko ikibazo ari umugabo kugira ngo rero atazongera gutera urugo rwa Mama Salomo nahisemo gushaka Papa Salomo ubwe musaba ko yazashaka umwanya akaganira n'umugore we nawe n'umugore we nyine ubwo niko mbyita kubera ko ikibazo umugore avuga ati nge simva hano ntabonye umugabo ndagira ngo ambwire koko yantaye ni impamvu yantaye nge nayo abinyibwira apana mwebwe murimo kubimbwira gutya ndavuga ni rero kugira ngo Mama Salomo nawe abone amahoro nzashaka Papa Salomo mbimusabe nubundi yavuye mu rugo ntawe umukuyeyo iwe wikuyeyo aza gusaba imbabazi kwa Mama Salomo ari we bitekereje wenyine ndavuga nti wa mugani cyacu impaka nuko bakihura ari babiri ibyo yifuza kubimubwira akamubwira imbona nkubone umugore agashira amakenga mabusha umeze utese kumbona ureba nabi uri kumwe n'umugabo wifuzaga ibihe byose se nka data aragusabwa bikomeye dore yateje induru ari impamvu wumvise ejo bundi nguhamagara nkusaba ko wazaboneka mugahura mukaganira numva ntubyumva ariko kubera umutekano wa Mama Salomo urabinyemerera uyu munsi rero twahuye muri babiri kugira ngo muganire nk'abantu bakuru umusobanurira impamvu wagiye niba uzagaruka utazagaruka abimenye kugira ngo atange amahoro mu rugo rw'abandi umugore wawe nguwo amakuru nayo mbese ubwo ibindi murabitugezaho yagiye gutera Mama Salomo mubaze se ngo muricaranye wamubaze iki se arakubwira yagiye gutera Mama Salomo wamubaze iki mubaze rega muri kumwe wagiye gutera Mama Salomo wamubaze iki nari mbizi neza ko ariho wari wagiye kandi wagiye utambwiye kugiye none se nawe mfite ibanga no gusaba uruhushya ugomba kubimbwira se nagura umugabo wanjye yagiye adasezeye umugabo wawe pe nagura umugabo wanjye gute kandi dufitanye ahubwo ntuncumuze singucumuze umfashe ntuncumuze nivire mu materaniro ahubwo wowe ntuncumuze wowe ntuncumuze niba uvuye gusenga koko wowe ntuncumuze umpa amahoro ubwo rero ufashe mbere yangu uvuye gusenga njye mvuye gusenga yego rehe mvuye gusenga ntuncumuze ni gute ujya gutera Mama Salomo ahubwo se ni gute nagombaga kuza kugushakira yo kandi wari wagiye njye ntacyo mpfana nawe ntacyo mpfana nanjye mpfana nawe dufite icyo dupfana ijana ku ijana ntacyo nta n'isonere ntacyo mpfana nawe pe ubu kano kanya niko umaze kwibuka ko ntacyo dupfana
ntacyo mpfana nawe. Muri bya bihe byose mu myaka yose ishize kutigeze ubyibuka. Reka nkubwize ukuri. Nkubwize ukuri kandi unyumve neza. Imigambi y'incakura yaramenyekanye. Shagabanya uwo murengo ahubwo ngwino tugende. Imigambi y'incakura yaramenyekanye. Incakura ni wowe. Incakura ni njye ushingiye. Imigambi yawe yose yaramenyekanye. Imigambi yanjye nta ububasha ukimfiteho. Waratsinzwe mu izina rya Yesu. None se Papa Salomo yaratsinzwe. uyu mugore ngaragushaka kuki waba uri muzima cyangwa uri umupfu ngaragushaka? Nagerageze. Gerageze kandi nakubonye. Kera Steven. Nubashye mama nani Keza wamamagaye. Niwe nubashye. Sibyo? Naho ubundi ntabwo nari kuvana n'ibiro materaniro ngo nzaze muri gahunda zawe. Ariko utaze wabuzwa ni. Kandi nshaka no guhesha amahoro mama Salomo ukajya wongera kumutera ukundi. Kuza bwo mu gihe cyose nzi ko muri kumwe. Sinzabura. Ahubwo yewe utanigira gutyo umva cira birarura. Reka. Cira birarura. Papa Salomo muri make ubundi umusobanurira impamvu warashaka kumenya impamvu wagiye n'icyakujyanye n'igihe uzagarukira. Reka mbabwire Keza. Nawe yumvireho. Narambiwe uburetwa bw'uyu mugore. Narambiwe ubucakara bwiwe. Narambiwe itoteza rye. Mu myaka ingahe yose tumaranye. Kumenye ko ari uburetwa. Yego biriya byose wangaburiraga. Ibiki bakugaburiraga? Biriya byose wangaburiraga. Yego. Namaje kumenya aho abikuraga. Byavaga hehe sera? Aho wajyaga kubicirira rero. Hari abandi byavuye mbere uze mbere. Ubwenge ubu bumaze kuba umuntu. Cyane pe. Umaze kuba muzima ndakonjeje ndamukarabije. Ndaguhumuje urangije ngo uragiye. Ubona se. Ndabikesha umuntu ufite abana wangire neza akajya kumvuza. Umuntu ufitiye abana. We ntacyo yakumariye. Hayimege n'abana ngufitiye. Nta mwana ngufitiye. Ahubwo hari hafi gupfa. Ari hafi. Wambwiye ko ranga ariko atari uwanjye. Nakubwiye ko atari uwawe. Wambwiye ko atari uwanjye. Uzajya gupimisha DNA. Naho ngiye uzatanga amafaranga. Nakubwiye ko atari uwawe. Ntago ari ni kwambwiye. Uriya mwana ni uwawe. Rero wamwiyandikishaga uzi ko atari uwawe. Njyewe. Yego. Ni uburozi bwawe bwakora. Ni uburozi bwanjye bwakora. Narabumenye. Nubwira ngo ntago ndisha. Narivuje bwamvuye ntabwo uzamfata. Umva reka nkubwize ukuri. Ntago niba ari ibyo ngibyo wibwira. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mama ho. Mu izina rya Yesu. Mama ho. Mama ho toka satani. Garagenda gutwaye. Ntabwo nyoroshye rero. Wambwira ikintu cyaba cyaratumye uva mu rugo ukagenda utanambwiye ukagenda. Reka nkubwire. Musobanurire mbese. Wowe musobanurire. Kuko ibyo byose ni iki cyatumaga unkoresha ubucakara mu rugo. Ube bucakara ariko wakoraga. Ariko abagabo b'igihe mwabaye. Naragutekeraga, nakoropaga inzu ugaramya ko kizaza. Wanagiraga njye nyine ntabwo wangatwaga, ntabwo wabiryaga. We ntabwo wabiryaga. Wanekeraga ngo waranekeraga. We ntabwo watekaga, ntabwo waryaga. Umuntu yabana nawe ubundi akabishobora. Kuki wabishoboye? Ntabwo nabishoboye. Waratsinzwe nshuti yanjye. Kuki utekesha umugabo? Waratsinzwe. Mu gihe nakazi afite ntabwo yakora ibisigaye. Nkateka ukanywa byeri kabisa nk'umunyamafaranga kuko ngura umunyamafaranga. Amafaranga ntahakimariye. Kristo wenyine niwe ufite icyamariye. Kristo wenyine niwe ufite icyakumariye. Hari icyo ngubwiye cyo. Hari umunsi uzamenya yuko hari icyo nari nkumariye. Icyo gihe ntabwo kizagaruka ukundi. Cyararangiye. Cyararangiye icyo gihe. Urumva? Ndi kumwe n'Imana, ndi kumwe na Yesu ngenda imbere n'inyuma. Amaraso Yesu azajya ngize igihe cyose nkuko yanyigije. Nta nubwo wari uzi yuko nagira ubwenge bwo kuba natekereza. Ariko Imana yaramfashije. Uwo ni umuzimu kurimo. Ubwo wowe bikurimo. Utsindwe. Ngira ngo urabyiyumviye ibi nibyo twakubwira. Ntuzongere gutera amasaro umukundi. Mu gihe cyose nzi gutara. Nakubwiye wikwigira gutyo mu gihe cyose. Mwazamubwira akamufuka. Utarambwira ngo byagenze gutya na gutya. Oye nagira ngo mwihurire mwiganirire ukuri akumenya. Ntabwo ngikunda sinzongera no gukunda ukundi. Kunkunda burankunda kuko dufitanye umwana. Oya ibyo se nibiki. Kuko kubutankuriza kubutankunda ntabwo waraneye ya mwana. Reka ibyo mbyemere. Sibyo? Reka mbyemere ko kugahato. Sibyo? Ni bangahe se afite abana badafite base. Hanyuma se kuki wowe wemeye kuza ngo uzamume nawe uzamume. Uzaza umujyana. Uzamuzanira. Uzaza umutware. Ntabwo nagaruka hari. Ntabwo nahagaruka. None uvuze ngo nagusajya gura n'umwana wawe. Niba umwana sinzagaruka. Ushingiye uzamume cyangwa ugumane. Uzaza umutware. Njye ntabwo nazi. Uzaza umutware. Niba wumva neza ni igiki kintu wumva gikomeye wakoreye mama Papa Salomo ku buryo uri kuvuga nyine ngo angarahaze ngo uramugabure ngo yararyaga ikintu mu myaka 3 mumaranye wumva wamukoreye cyatuma wumva ko wamukoreye ikintu gikomeye cyane ni igiki. Ariko se Keza ariko nkubaze sibyo n'abantu bose badukurikiye babyumva. Papa Keria urabizi
tarago twagiye ducamo zose uburyo yasaga ubuzima yarabayemo byose murabizi none ubu ngubu ndamukarabije mugize umuntu arariye arahaze ndamukarabije roza arakeye none ubu ngubu arifashe amafaranga yanjye urayariyura yamaze urangije nguragiye Yesu wenyine ni wankarabije wangijije amafaranga se murayamuhaga nayo maso asa gutya Yesu asa gutya atarayafasha nabigura ariko muri iyo myaka 3 nabaga kuki mutambonaga twarakubuze niwe wabwiza niba yaragize mu cyumba cy'akanya ushyira mu cyumba gute kangira umugaragu we ariko wabyureka kwigira gutyo utakumva ko wageze aho turavuga tuti umugabo ashobora kuba yaravuye mu gihugu kuko nta kuntu umuntu yaba ari mu gihugu nanjye yaragendaga agasiga afunze yagendaga agasiga afunze ngasigara ndi gukora ibintu nk'umugaragu umugira neza nawe arambwira ati rero hanyuma umugira neza se ko yabaga afunze yaranshikishije ajya kumvuza nyine umugira neza mwawe yakandi arabaga afunze yaraje ariko mwagiye mu gipangu agusimbutse igipangu utamutaravuganaga sibyo ngwiki yagutimbukije igipangu yarambuza aranshakisha kuko tuziranye na kera yagusashakishije cyane nukuri warabuze kugeza abantu bagira ngo jewe umuntu wamfashije waminduriye ubaye umurangije umuntu wamvuje naho ibyingo ari kuvuga mu byumwana bingahe se nibwo ubaye umuntu gutyo wahubwo mama horo numukane nibereye nimba wumvugiye rero uzifate nk'uriya mwana wawe umujyana wowe uzamunzanira yego nzamuvuze wowe uzazimujyana n'utari uwanjye namurera uyu munsi wa none wowe uzazimutwara nkamurera ntabwo nzagaruka iwawe ukundi umaze kukugira umuntu nibwo umaze kubona kurakina n'inkomano urumva tuzi kugenda wagiye kubera wenda ibyo yaguhaga ibyo ariko harimo n'ubukene n'ubuzima bubi kandi yakubwira ko agiye kuguha amafaranga n'ubundi nta buzima aya mafaranga ntayo yaguhaye ntayo yamaye pe ariko nanone amaye akabasa gutya ariko mwagiye muri kabaya kuba nsa gutya ndabikesha umuntu wamfashije akamvuza umva mbwira nta myenda yakuguriye nta mafaranga papa yamaye 80 ngo nyene ni ikenero niyambike sibyo kuko amfitiye n'abana bitaho kuko uyu ngu nta nubwo yamenye aho abana banje bari narabona arabatwaye sibyo namusigiye we abanje narabatwaye ba mama Salomo kugira ngo nabonaga yenda kubici urubozo n'abatoteza sibyo niyo mpamvu uwo mugabo 80 ngo nge niyambike nse neza niyo munsi none kuba nsagurike niwe mbikesha uwo mugabo naho yungu ibyo ari kuvuga no amagambo yamurenze bivuze ngo nta kimwe yigeze akora mu byo icyo cyari ukwimwera byere ubundi nkamumesera ubona gataha yanezerewe ariko wagira jibura se yaraguhembaga nk'umukozi amemba byaheze amemba wabaye nk'imfungwa nakiri imfungwa se bivugwa nibe n'imfungwa bayihizo hanyuma se kwitagiye kuri bungu utanga ikirego ubwo bwenge nari mufite se kandi nari ntabwo wararwaye iki niko yaje kababwira kuba utaranyishe ntabwo uzongera kumbona uko ahubwo Imana ifashe ntuzongere kungaruka mu maso kugaruka ngo ntabwo tuzabara guhura kuko dufite ikintu kiduhuza icyo kiduhuza rero tena n'ubungubu oyaranza wumve n'ubungubu dore mwita yawe ibyo byo wica rubizi mwita inda yawe ya kabiri ibyo byo wica rubizi twahuriye nta n'isoni nzayibyara ibyo byo wica rubizi neza uratwite ndatwite kandi mutire yiwe urumva gute se utabeshye mbeshya iki urumva ari iki cyo kukureshya bivuze ngo wasize uteye inda se noneho ndamutemera tutarahura umaze kunera inda urashobora kuvuga ngo uragira aho barakubeshya wikumbeshya none se wozaga ibyombo mugahura mwarararana reka nigangikiraga muri sako ugangika mu biki nigangikiraga muri aho twahuriye ahubwo bari barayimuteye ngo bayimutere muri utwo tubare wabyihoreye uyu muntu yanjyanye agiye kunkoresha uburetwa ntabwo yanyari urukundo nta rukunda nkunda buriya nta rukunda nkunda buriya nyirinzu niwe umenya hava nyirinzu niwe umenya hava kandi nyirinzu nicyo iririyemo sibyo njye amakuru n'ibyo yafite sibyo ayo ndi kubaha niyo y'ukuri namwe byo muri kuvuga siyo ndikavaye mu igakaca heheze reka nkubwire yajyaga atahana tangira witakane nuko nyine urataha naranicaye ntegereje ko ajya mu cyumba ngo nigangikire mu ntebe muri salo sibyo uyu mugore iyi ndari kuvuga nta niyo nzi pe iyo imenyerero kandi ndatwite kandi mwita ndarahiraheraho Imana yo mu ijoro namaze ifite amezi angahe iyo nzu iyo inani iyo nda ifite amezi ane yego none nge namaze umwaka narana nawe mu buriri iyo nda ni ya mwuka wera amaze umwaka tutararana mu buriri ako wagira akakubeshya no guhara tukabana iyo nda ni ya mwuka wera nawe rero bakamukoresha
ukuri ko kuri do ukuri kuri ufite bibiliya ye ariko bibiliya wanayibeshyeraho ugira ngo ntabwo nayibeshyiraho njye narakijijwe ntabwo nyiri wa wundi azi uko yaranze umuntu ashaka gutwara nk'umugabo agukunda urabona naza kwifata nkabeshya abantu ngo mwite inda yawe atari yawe urambeshye ngaha kugira ngo utagenda menya uyu mwana wa kabiri mwite ni wowe kandi ugomba aho urambeshye gumana imari zawe urambeshye gumana imari zawe imari zanjye ahubwo aho wayikuye aho nayikuye kandi nawe wayine mutubari wibera kugira ngo abatwite reka tubyemere wenda akatwite reka tubyemere nubwo byaba atari reka tubyemere cyangwa se simbizi akaba ari kuvuga ko inda ari yawe kandi mu by'ukuri nta kintu kigaragara yaba gukurikiye ko wenda tuvuge cy'amikoro uyu muntu ushobora kuba ndi igitambo cy'ahari cya gahunda ze kuri igitambo kigenda gupfuye ariko ndashobora kuba ndi igitambo ariko icyo gihe gitambira iki se ubu icyo gitambo gitambira sinzi ibyo ugamije ariko rwose ndakubwiye ngo ahubwo igakwakira inshingano zo kwitegura igakwakira inshingano n'umugabo ariko mada nawe umenye ko muri abagore babiri Mamahoro ushaka gufata pasaro mukamwiharira kandi afite undi muntu ariko mwiharira ubuse ko nemeye akazana abana iwanje ntabwo yazana abana bataguma ntabwo ari abo bajyanye ejo bundi kandi umva arafataga nabi mbafata nabi gute se kandi avuga ko nirirwaga mu uyu ntabwo muzi ibyo nabafashe nabi gute kandi avuga ngo sinirirwaga mu ibintu byinshi amagambo menshi aracumuza sibyo reka tumwihorere uyu nguyu afite imigambi ye yibereyemo ahubwo amaje kubona yaratsinzwe gahunda ze zose yapanga zaramubereye imfabusa atangiye kuzanamo ko namuteye inda ni ukuri ko Imana hayo namuteye nta kuntu wabura kubivuga niba n'undi wayimuteye ubu nubuza kandi gakobwa kari kugushuka urukumva utangiye koga ubaye muzima urangije uri koga ngiye koga none niyiteho Imana igiye konyoherereza abantu b'umugisha none se Papa Salomo ari kiragiye ukibana nawe rwose mu myaka ingahe mu maranye n'ubuzima warubayemo mbere mutarajya kubana ubona aho byibura aho wari ubayeho neza ugereranyije aho nari mbayeho neza n'imbere ataranshimuta ngo ntware mbana na Mama Salomo ariko nagushimuse niho nari mbayeho neza nagushimuse gute njya kubwe niho nasagana neza kuko ndi kumwe nawe narahatesekeye watesekeye bite niyo mpamvu nose ko warajyaga yaza kuba umuntu ufashe neza ariko mwagiye muri kubinda agaragaza gushaka guhamagara sibyo akangaragaza kuri izi kamera zawe ukadusura akangaragaza nanjye nibashije ahantu umutuye impamvu rero atangaragaje niyo ngiyo ko nari umugaragu wenyine yanze kwiteza abantu urumva yigira mwiza kambwira ngo ibyo si bikinde bangubone shingana namubonye ngo nta kintu mvugana namwe we yigiraga mwiza ariko ndikumva nawe waracengeye ibyo yavuze ndi kuvuga wowe naraguhamagaraga ngiwe guhamagara na Mamahoro Yesu yarangije nimba wumvugiye ndagiye pe cyane wumvugiye rero umaramaje uzazifate na Kevin mujyane n'ubu nawe namara kuvuga nawe uzaza umutwara ibyo birakureba nzakureba cyangwa uzatanga amafaranga yo kugurisha Edney nta kibazo uzaze tuyikore uzayatanga njye ntawe nifitiye uzaze tuyatanga uzayatanga undi se wayagira uyakuye ko ari njye wari ugutonze untunga mwana se wana umutunzi iki nta n'ibihumbi 3 afite mu nta n'ibihumbi 3 afite mu mufuka ese ubundi ko yaje wumva ko byo kubwira ariko kuri ukinjye utakumva kuri kwa njye mba ndiba nkabona umuntu w'umugabane tubyihorere wowe amagambo yawe ndotekereza ko bivuze ngo abagore turabesha ubundi turabizi ko namenye amakuru yuko abantu bakora uriya mwuga cyangwa uyu umuntu wagutoje ukingana gutyo ubu mwuga uzi wakoraga nta mwuga hafi byihoresha umwuga wese uzi amafaranga yahagendeye kugira ngo mbe meze gutyo ubusa nakabaye mvugana nawe aka kanya ko rarangiza ikigo wakabaye mvugana nande urumva byihore ubuzima rega nibwo bwa mbere uri kumva ndi umugore wawe dufite ikiduhu ntiwigeze unabawe mbaye narabayeho ntabwo twari twarabyaranye mugabo we ubundi se nabwizera gute ko ese Papa Salomo umubona niwe mugabo ku isi wambwiye ko umwana atari uwanjye nawe yatashye yasinze rata yatashye yisindiye arangije ambwira ngo nubundi ngo wowe ngo urahangara ariko aravuga ngo natashye nasinze ngo n'abana ngo nawe urimo je wari wambura nk'inzoga n'inzoga anywe yasahurwa ujya mureka guharabika abantu inzoga ziri mu nda ziravuga ndabizi ibyo byose ndabizi inzoga si ikibazo ni kuko nizo wabaga wiguriye yariguriraga ko umuntu umenya amafaranga ngo zamuhaga umutuzo yewe ngo zamuhaga umutuzo zivura stress zivura stress yarangiza akaza kuntoteza no kumuhagiraho ako baguhagiragaho tubyihore ibyo ngibyo ntabwo wowe nimba wumvugiye nakubwiye ngo uzufata umwana wawe ushaka kumenya ukuri yego ntuzongere kunyirukaho sibyo niba ushaka urazongera kukwirukaho
ikiduhuza cyose uzagisibe mu nzira ntabwo nzongera kukwibuka utazongera kumbona ukundi kuko nabwo sinzabura kukubona ariko abazana ahangaha wenda nareke njye mwibarize none se noneho byibura ukurura kumenye umugabo ntabwo ushaka ntabwo ukeneye ntanakwifuza ubu none ahangaha noneho amatsiko arashize noneho uremeye rero papa Salomo reka nkubwire ukuri umva kurugutura ayo matwi yawe nkubwire umva nkubwire sibyo nimba uzi neza nimba tukamubwira si ubwe aho ntabwo ushaka ntabwo mukeneye pe tega amatwi nkubwire nayakurugutura mbwira nta kibazo nimba uzi neza ubuzima wari ubayemo tutaramenyana cyane igihe twamenye ubuzima wari ubaye nibwo ugiye kubamo sibyo nta mwenda uzongera kwigurira nta rukweto uzongera kwigurira kandi ikindi nta mahoro uzongera kubona nzarugura kandi nimba wibwiye yuko ugiye kubonana na mama ugiye kongera ugahura n'uriya mugore wawe wa mbere urumva ndabara mu masaro nimba umukunda nimuzasubirane kuko nimuramuka musubiranye mwese n'amahoro muzaba reka nkubwire uri kumva tuzayagira mu izina rya Yesu tuzayagira mwari mubayemo bwa mbere tuzayagira uhereye none kugeza iteka ryose nta sabune nta rukweto nta kintu kimuzongera kwigura wawe hejuru cyane mu izina rya Yesu toka akabara kuvumye ngo nta kintu uzongera kwimarira njyewe nzabaho kuko ikimenyetso narakibonye ikibyo yankoreraga sibyo icy'ingenzi ngomba gusenga mwubaha Imana ubundi nkakora Bibiliya ntuzayishyira hasi kubera ko hano urugamba ngiye kurwana ntabwo ari urw'umubiri gusa ni Kristo wenyine azandwanira kandi nzatsinda naho biriya ibikoresho byo kundoga nyohereza ibintu ntabwo uzongera kuko n'ubu barabigerageza ariko impamvu bafite umushiha yarananiwe kuko mfite imbaraga zidasanzwe ziri muri ngiye ko nsigaye nizera Imana ku rwego ruhambaye sibyo yaratsinzwe pe biriya ari kuvuga ni amagambo nyine ni agahinda afite urumva yanabikora uriya mugore ntabwo azabibasha ndaguhaye amakuru ko atazabibasha sibyo azagerageza ntabwo azabibasha pe gusa icyo nashaka gukora no kugira ngo amenye ukuri namuhaye rero ntazongere kurangamira mama Salomo niba ajya mutera ntabwo mbizi najya mutera ajya aza kurebe wowe rwose ntazongere kuko nakomeza kumubangamira tuzahamagara ubutabera ndumva rero ikibazo gikemutse byibura uko biri yumvise ukuri kuvuye mu kanwa nawe ubwo ibyo azakora byose uzabikora ariko ngo yatwaye amanda akabara tuzatumanya ibyayo nayo niba ariyo ntawe utera inda ngo abiyoberwe ntawabiyoberwe ibyo nibyo kadusoreze hano na mu kiganiro cy'ubutaha